Abana mukunda Yesu? Mukunda Yesu nk'umwami? Korari umunezero turi nahemukirana, nitwebwe abana b'Imana yatoranyije, intego yacu ni ugukorera Uwiteka, ibihembo byacu tuzabibonera mu ijuru. Korari umunezero turi nahemukirana, nitwebwe abana b'Imana yatoranyije, intego yacu ni ugukorera Uwiteka, ibihembo byacu tuzabibonera mu ijuru. Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Ndizera ko mwese mumeze neza kandi mukomeye. Abana mwese, abagiye gusenga n'abatagiye gusenga, mwese tubifurije amahoro y'Imana, ariko cyane cyane abatagiye gusenga muzirikane kujya musenga buri munsi. Niko bigenda. Turi mu ntara y'Uburengerazuba n'akarere ka Rubavu ku itorero rya ADEPR. Umuyobozi w'abana araza kutubwira aho duherereye. Tugiye kuganira n'abana, ariko turahera ku muyobozi atangira atubwira ibyiza byo kubana n'abana kandi byiza byo kugira ngo abana bamenyere gusenga, cyane ko iyo wasenze imbaraga zo gukora, imbaraga zo kubaho zose urazibona. Reka tubanze tumwakire atangira twibwira, ibindi turabimubaza. Reka tuguhe ikaze. Yesu ashimwe cyane. Mbazwe. Nitwa Kabatesi Christine. Ndi umubyeyi w'abana batatu, ariko nkaba nanone muri Yesu Kristo mu buryo bw'umwuka ndi umubyeyi w'abana barenga 200. Yaduhaye aba bana bose, ntabwo ari njye njyenyine, turi abarimu bageze kuri 5, ariko abateranye uyu munsi turi 3. Imana rero ibaho umugisha. Hari na maîtresse wundi dufatanya yitwa maîtresse Sabina, nawe arahari yakegera hino kugira ngo ataba ari njye jyenyine, singikora njyenyine, ndayoboze, ariko hari abafashe. Muhagarare neza gutya. Hari na maître na monsieur egera inyuma mami Cyprien, nawe araza dufashe, nawe n'umwarimu dufatanya mu bari hano. Abandi bateranye. Abana mubanza mwigire hirya rwose, ababyeyi banyu bahagarare batuje kandi mukore kuri kamera. Dushimiye Imana ko nibo dufatanya kurera aba bana barenga 200, tuba turi kumwe buri ku cyumweru. Murakoze. Yego, mumuha amashyi kwanza. Aha, noneho utubwire cyane cyane uwo mubyeyi nawe yegereye mikrofone, iyo mikrofone ikuriho ijwi ryawe nawe rirazamo. Reka noneho mutubwire niki ahanini muba mugamije kuba mufata abana mukabateranyiriza hamwe mutabahuje n'abantu bakuru. Uyu mubyeyi nabanza bitubwire. Murakoze. Nitwa Mujawimana Maria Sabina. Igituma duteranya bano bana tukabatandukanya n'abantu bakuru ni ukubera bakunda cyane bakunda udukino, bakunda teatre, mbese bakunda utuntu dushimishije, ndetse no mu ijambo ry'Imana wabonye ko dushyiramo insanganyamatsiko tukababaza, ariko mu rusengero bari kumwe n'abakuru ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu tubatandukanye n'abakuru kugira ngo bisanzure kandi batwibonemo natwe tubibonemo. Hanyuma abana twabonye mubigisha ijambo ry'Imana cyane cyane aho muba mushaka ko babitekerezaho bakabifata no mu mutwe. Ese mubona biriho biza koko nk'uko mubyifuza? Murakoze. Bose biraza kuko twahereye ku isomo rya mbere bize tugeze ku isomo rya 9. Yego. Ko biri tubwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Za bindi tubigisha rero kuva ku isomo rya mbere ukagera ku rya 9 zagaragaye ko bagenda babifata. Hanyuma bifasha iki noneho mu bijyanye n'ubukristo, cyane ko hari ababyeyi benshi batajya baha agaciro abana ngo babe babazana hano mubahe uburezi bushingiye kuri Kristo, mwicarane nabo. Bifasha iki noneho umwana muri rusange we bimufasha iki?
umwana bimufasha kugenda yigira ku bandi kuko akenshi umuntu uko akura hari ibyo yigishwa n'ababyeyi be, hari n'ibyo ubwe yigira ku bandi. Iyo rero turi hamwe turi mu rusengero tubigisha ijambo ry'Imana, akura n'iyo yakura ntabyiteho, yibuka ibyo yanyuzemo, ibyo ari byo byose hari icyo bizamumarira mu buzima buri imbere amaze kuba mukuru, kuko hari imbuto turi kubiba uyu munsi izera mu myaka iri imbere. Umwana ugomba kumwitaho nk'uwawe kandi ukamutoza ingeso nziza, ngo muri za ngeso nziza harimo no kuramira ukeneye kuramirwa. Tubwire rero uriya mubyeyi nawe araza yigire hafi, nawe ndaza kumubaza ikibazo, ariko noneho tubwire muri rusange iyo umwana yaje muri Sunday school hano mukamuha uburere bushingiye kuri Bibiliya, mubona imitekerereze y'umwana ihinduka ku ruhe rugero? Biragoye wenda kuko nta bushakashatsi twabikozeho, ariko ikigaragaza ko hari igihinduka ni uko ubona buri cyumweru abana biyongeraho kugira bagabanuke. Bivuga ngo nta kigaragara kiba, ba bana ntabwo barushaho kwiyongera. Kanongeraho ko dukora repetisiyo ku wa gatandatu, ariko ubona abana baza ari benshi, bigaragara ko rero babonamo umusaruro, atari ibintu baza bidafite umusaruro ntabwo bakiyongera. Yego, murakoze. Nitwa Kuzimana Cyprien, nkaba ndi umurezi mu buzima busanzwe, ndi umurezi ndigisha. Yego, noneho ubwo navuga ko ari umuhamagaro wanjye kuko nkunda abana, kuko niyo muhamagaro wumva nanyuzemo. yego, Bityo rero na hano iyo byo gusenga abona uburyo abana bigizeho bose bashaka kugerageza mu rusengero, hakaba hari gahunda yo kuza kubaremera hano gutya, nanjye ndaza ngafatanya na bagenzi banjye kugira ngo abana tubafashe, tubashe kubageza ku gakiza. Ijuru rizajyamo uwakijijwe neza. yego. Kumva rero ibyo nta nubwo tubirebaho, umwana wese uje turamwakira tukamutoza kimwe n'abandi. Yego, ni ukuvuga ngo ubu hano hari abana baje atari abakirisitu ba hano, ariko akavuga ati reka nanjye njye hamwe n'abandi bana. Yego, baraza rwose. Yego, Aha duherereye ni ku itorero rya Mahoko, paruwasi ya Mahoko ADPR, yego, mu karere ka Rubavu. yego. Turi mu murenge wa Nyakiriba. Okay, Hanyuma iyi ni Sunday school ifite korali yitwa Umunezero. yego.